Ndagusuje no kwifuriza gukomeza kumererwa neza. Ushobora kuvuga uti noneho se shangazi bite ko mbona uyu munsi aje kutuganiriza yateze n'igitambaro. Yes, ubu ngubu mu kanya gato ngiye kujya mu buriri, ni nayo mpamvu ngiye kuvuga ibijyanye no kuryama mbere y'uko ndyama. Twese rero turaryama kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza. Twamaze kubibona yuko kugira ngo umuntu agire ubuzima bw'imyororokere buzira umuze kandi bwiza butuma abaho ameze neza, anezerewe, yishimye, nuko aba yishimye mu buzima, aba adafite ibibazo byinshi n'ibindi n'ibindi. Mu bintu rero bituma tugira ubuzima bwiza, mu bintu bituma umuntu akomeza kubaho anezerewe, harimo no kuryama akaruhuka bihagije. Ariko se uryama gute? Abantu bose ntabwo baryama kimwe. Wowe ushobora kuba uryamiye urubavu, undi ashobora kuba aryama yubitse inda, undi ashobora kuba aryama agaramye. Donc hari uburyo bwo kuryama butandukanye. None se wari uzi ko hari isano hagati y'uburyo uryamamo n'imyitwarire ugira mu buzima bwa buri munsi? Wari uzi ko nabyo bifitanye isano? Nka kuriya tujya tuvuga ngo imyitwarire y'abantu dukurikije ubwoko bw'amaraso, cyangwa se imyitwarire y'abantu dukurikije igihe bavukiye. Buriya n'uburyo uryama bigendana n'imyitwarire yawe, ndetse uburyo uryama bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwawe. Ibyo ngibyo rero nibyo ngiye kukubwira muri aka kanya. Ndakwereka uburyo butatu usanga abantu muri rusange baryamamo, hanyuma nkubwira imyifatire ya buri muntu hakurikijwe uko aryama. Noneho nze kukubwira n'ibintu nka 4 bishobora kuba byaba ingaruka ku buzima bwawe bitewe n'uburyo uryama. Reka nkubwire rero ngo mu gihe uraba umaze kureba iyi video, umaze kuyirangiza, wamaze kubona uburyo uryama, wamaze kubona n'icyo nabivuzeho byabisobanuye ku myitwarire ugira, uzi gukora comment hano hasi, hanyuma umbwire niba wasanze koko uburyo uryama n'imyitwarire yavuzwe bihura nawe cyangwa se niba bidahura. Icyo nzi cyo ubu bushakashatsi baba bwakozwe ku bantu benshi kugira ngo bujye gusohoka buvuga gutyo, ariko ntabwo bivuga ko abantu bose bibabaho, ariko bishatse kuvuga yuko abantu benshi babimeze gutyo. Ikindi ushobora gusanga muri bwo buryo bwo kuryama utaryama uburyo bumwe gusa, ahubwo wowe ugira uburyo nka 2 cyangwa 3. Ubwo nabyo uraza kubireba uze kumbwira niba biza guhura nawe. Reka duhere rero ku buryo bwa mbere. Nkuko nari maze kubikubwira ko hari pozisiyo nyinshi. Pozisiyo ya mbere tugiye kuvugaho ni ukuryama wubitse inda. Kuryama wubitse inda rero, uraryamye. Bavuga yuko abantu baryama bubitse inda bakunda kugira ibibazo byo gusinzira neza. Donc gusinzira neza birabagora, birabananira. Ugasanga barasa naho bihindukiza buri kanya iyo bamaze kugera mu buriri, barimo bashakisha uburyo basinzira. Ibi bikaba bishobora gutuma wumva nk'ijosi rikurya mu gitondo cyangwa se mu gicuku hagati, cyangwa se ukumva umeze nk'uribwa igice cy'umugongo cyo hasi kubera ukuntu uryama wubitse inda. Niba rero uri mu bantu baryama gutya, ubwo uraza kumbwira niba utwo tubazo nawe ujya utugira. Cyakora kugira ngo utwo tubazo utatugira cyane, ushobora kuba wakoresha nk'umusego unepa cyane. Donc wa musego unepa cyane ku buryo gasa n'ahari agasego gatoya, kugira ngo ubashe kuryama neza, cyangwa se byaba na ngombwa ugakoraho umusego namba. Ntihagire umusego n'umwe ushyiraho kugira ngo uze kuryama neza. Mu gihe abandi usanga bashyizeho ibisego byinshi, wowe kugira ngo ushyireho umusego birakugora. Ikindi wamenya rero nuko abantu baryama muri ubu buryo bubitse inda bagera kuri 7% bonyine. Donc abantu 7, ufashe abantu 100 ukabashyira hamwe, wasanga abantu 7% aribo baryama bubitse inda. Donc no kuvuga ngo uyu muntu uryama yubitse inda biba bivuga ngo ushobora no kuryama mu bundi buryo, ariko mbere yuko utangira gusinzira, mbere yuko ubona ibitotsi, mbere yuko agatotsi kagutwara, ukabanza ukubika inda. Niba uryamiye urubavu, niba waryamye ugaramye, niba waryamye mu bundi buryo, ugasanga ntushobora gusinzira na rimwe utabanje ngo wubike inda. Ubwo rero abo ngabo nibo turi kuvuga 7% ni abantu ku isi yose muri rusange bashobora gusinzira ari uko babanje kubika inda. Ubushakashatsi rero bukerekana yuko uyu muntu aryama yubitse inda, hanyuma amaboko agasa n'ayakikije umusego, cyangwa se agafumbata umusego muri rusange, naho umutwe awurebesha ku ruhande. Birumvikana ntabwo wafata amazuru ngo yerekeze ku buriri, wamera nkaho bigiye kugupfuka umwuka. Ubushakashatsi rero bwerekana ko abantu baryama gutya usanga bavuga ibibare mu mutwe, batitaye ku cyo abandi bantu baza kubitekerezaho. Ikindi kandi bakaba ari abantu bari sociable, donc bakunda kujya hamwe n'abandi bantu bagasabana. Ikindi nanone aba bantu
ntabwo ngo bakunda umuntu bakritika, ntabwo bakunda umuntu ukritika ibitekerezo byabo. Niba batanze ibitekerezo baba bumva bifuza yuko byakwakirwa kandi bikishimirwa n'abantu bose. Abo rero niba abantu baryama bubitse inda. Hanyuma rero noneho turebe kuryama ugaramye. Kuryama ugaramye ni ibintu bishobora gutuma abantu bamwe bababara umugongo. Uramutse rero usanzwe urwaye umugongo, kuryama ugaramye ngo bikaba noneho byatuma umugongo kurya cyane kurushaho. Kuryama ugaramye bikaba bishobora kongera icyo kibazo. Niba ufurura cyangwa se ukaba ugira ibibazo byo kubura ibitotsi, nanone kuryama ugaramye bishobora gutuma ibibazo byiyongera. Icyo gihe rero ukaba wareba ko uhindura uburyo bwo kuzajya uryama bikakwemerera, ariko niba udashobora guhindura uburyo bwo kuzajya uryama kugira ngo kugufurura bigabanyuke, icyo gihe ukaba ubusabwa kujya kwa muganga. Nyine muganga ukamubwira ko ugira icyo kibazo akareba icyo yabigenza. Kuryama ugaramye ariko birimo ibice bitandukanye. Uburyo bwa mbere ni ukuryama ugaramye warangiza ukarambura amaboko iruhande rwawe. Ubushakashatsi rero bwerekana yuko abantu baryama bagaramye hanyuma bangiza bakarambura amaboko iruhande rwabo, donc amaboko yawe akaringanira n'umubiri wawe uyarambuye. Ni abantu bagera ku 8%. Abantu bagera ku 8% nibo bonyine baryama bagaramye barangiza amaboko bakayarambura iruhande rwabo. Aba bantu ubushakashatsi iyo tugiye mu myitwarire yabo bukaba bwerekana yuko ari abantu badakunda kuvuga menshi. Ni abantu badakunda kuvuga menshi kandi badakunda kuvuga ibibareba babibwira abandi bantu. Aba bantu rero usanga bakora cyane cyane kubera ko baba bashaka umusaruro w'ibyo bakoze. Donc ni abantu bakunda gukora, baba bashaka umusaruro w'ibyo bakoze, kandi ikindi bakunda gufasha abandi nabo bagakunda kubasaba ubufasha kubera yuko baba babibona yuko iyo babasabye ubufasha barabubaha kandi babubaha bikagenda neza. Hanyuma ubwoko bwa kabiri bwo kuryama ugaramye ni ukuryama ugaramye ariko noneho kugira ngo amaboko uyarambure iruhande rwawe ukayazamura noneho hafi y'umutwe, ukaryama ugaramye ariko amaboko wayazamuye hafi y'umutwe. Ubushakashatsi rero bwerekana ko abantu bagera kuri 5% gusa aribo baryama muri ubu buryo. Kuryama ugaramye warangiza amaboko ukayazamura hafi y'umutwe. Aba bantu rero ngusanga ari abantu bazi gutega amatwi bagenzi babo. Nanone kandi ugasanga ari abantu badakunda ko ibintu biberekeraho, donc ntabwo baba bashaka ko ikiganiro aribo bahinduka ikiganiro, cyangwa se ko aribo abantu bose barangarira, donc ntabwo baba bashaka kwikururira attention, cyangwa ntabwo baba bashaka ko abantu bose babitaho cyane. Aba bantu rero ngo niko usanga bateye. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni ukuryamira urubavu. Kuryamira urubavu ubwo usanga harimo uburyo bwinshi cyane butandukanye bwo kuryamira urubavu, ariko ubukunda gukorwa n'abantu benshi ni ukuryamira urubavu uhinnye amaguru gake, usa n'uwerekeza amavi mu gatuza kawe, hanyuma ukisegura amaboko. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bagera kuri 40% bose, abantu bagera kuri 40% baryamira urubavu, kandi noneho mu kuryamira urubavu bakaryama biseguye amaboko nka kwa kundi nari maze kubikubwira, n'amavi yabo ahinnye asa n'ayerekera mu gatuza. Ubu buryo rero kandi usanga ngo abagore benshi ariko bakunda kuryama, donc abagore nibo bakunda kuryama muri ubu buryo, ndetse muri aba 40% baryama gutya, ubushakashatsi bukavuga ko abagore ari inshuro 2 z'abagabo babiryama. Ubushakashatsi rero bukaba bwerekana yuko abantu baryama muri ubu buryo bagira igishyuhirane, donc bakunda abantu, bakunda gusabana, kandi ngo ni abantu bavamo inshuti nziza, babera abandi bantu inshuti nziza, kandi bita ku byiyumvo by'abandi. Niba ubabaye, niba wishimye, ibyo ngibyo babyitaho. Iyo ubabaye nabo barababara, iyo wishimye nabo barishima, bita ku byiyumvo by'abandi. Ariko kandi usanga ngo ari abantu baba bashaka kwikingira ikibi, donc niba abantu bashaka kwihisha ikibi, badashaka kwishora mu bintu bishobora kubagirira nabi. Hari abandi bantu rero baryamira urubavu ariko noneho amaboko bakayarambura ku mubiri wabo, donc amaboko bakayarambura bayaganishije hasi, nk'aba bandi tugeze kuvuga baryama bagaramye amaboko bayarambitse iruhande rw'umubiri wabo. Hari n'abandi rero babikora ariko noneho baryamiye urubavu ariko amaboko bayarambuye agana hasi nyine ku mubiri wabo. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bagera kuri 15% aribo baryama muri ubu buryo. Aba bantu ngo bakaba bakunda kuba bari kumwe n'abandi, donc nabo bari social, bakunda kuba kumwe n'abandi bakaganira bakisanzura, bakaba abantu boroshye kuganira nabo. Ikindi kandi ngo bakaba ari abantu bo kwizerwa, donc abangaba ni babandi ushobora kuzuka mubwira ibanga kubera ko ubu bizi ko ari bukumve kandi akatari buri mene.
hanyuma noneho ubundi buryo bwo kuryamira urubavu ni ukuryamira urubavu amaboko ukayarambura imbere yawe. Donc ugasanga umuntu yaryamye, yamara kuryama amaboko akayarambura ariko noneho ayaganisha imbere ye. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu baryama muri ubu buryo ari abantu bagera kuri 13%. Aba bantu ngo usanga bafungutse mu mutwe ariko kandi ngo ni abantu usanga abandi batabagirira icyizere neza, nabo bakaba badakunda kwizera abandi. Ntabwo bakunda kwizera abandi kuza ukamubwira ibintu gutyo gusa cyangwa se ugashaka kumutekera imitwe, ntabwo yapfa guhita kwizera ako kanya. Ikindi kandi ngo usanga bakunda guhagarara ku byemezo bafashe. Donc iyo yafashe icyemezo kugira ngo ukimukureho, niyo cyaba ari icyemezo gisa naho kidafatika, byaba intambara cyangwa se ubona ko ari icyemezo gishobora kuza kuba kibi, kugira ngo ukimukureho ngo biba ari intambara ikomeye. Hanyuma nanone muri aba bantu baryamira urubavu, hari abandi baryamira urubavu ariko ugasanga donc niba ari abantu babiri bashakanye, uraryamira urubavu umubiri wawe wegeranye n'uwo muryamanye, n'umubiri w'uwo mwashakanye. Aba bantu rero baryama gutya ngo usanga bakunda gukanguka inshuro nyinshi mu ijoro, ariko nubwo bakanguka inshuro nyinshi mu ijoro, kuryama gutya ngo bikaba ari ibintu byiza cyane, kubera yuko bibaryohera. Noneho muri uko kubaryohera kandi ni ibintu bituma stress igabanyuka, stress wiriranywe ku manywa iragabanyuka. Ibi bigaterwa nuko imibiri y'abo bantu bombi baryamye gutyo basa n'abegeranye, bameze nk'aho bapfumbatanye, ivubura umusemburo wa oxytocin. Noneho mu kuvubura uyu musemburo wa oxytocin, uyu musemburo niwo utuma ya stress igabanyuka, ariko noneho icy'ingenzi gikomeye kongera uyu musemburo ugatuma imirunga y'urukundo y'aba bantu babiri baryamye gutyo yiyongera cyangwa se yipfundika kurushaho, mbese urukundo rwabo rukomera mu yandi magambo. Ikindi kandi abantu baryamye gutya ngo babona ibitotsi vuba. Iyo bageze mu buriri ntabwo batangira bya bindi byo kwigaragura nka babandi twavugaga hejuru. Yes, ibyo rero nibyo nakuboneye bijyanye nuko umuntu aryama, noneho n'imyifatire ye bitewe nuko aryama. Ushobora guhita umbaza uti wowe shangazi uryama gute kutabivuze? Oya, ntago ndi bukubwire, udahita umenya ngo imyifatire yanjye ni iyihe. Icyo nzi cyo nuko ibanga nakubwira ni rimwe, nuko ndi mu bantu batagira uburyo bumwe gusa. Nibura mfite nka bubiri bwo kuba naryamamo kugira ngo mbashe gusinzira, ariko sindi bubikubwire. Nawe rero ushobora kuba ufite uburyo bumwe muri ubu ngubu nari mvuze udashobora gusinzira udakoze, cyangwa se ukaba ufite uburenze bumwe, ukaba ufite nka bubiri, wenda ukaba ufitemo na butatu bushobora kuba bwagufasha gusinzira. Imyitwarire yawe ese wasanze bihuye? Simbizi, ubwo nahaweho kuza kumbwira muri comment. Ariko rero hari utuntu n'utundi hahandi ndakubwiraga ngo ndakubwira noneho ibijyanye n'uburyo umuntu aryama hamwe n'imiterere y'ubuzima. Urugero, niba ufurura, icyo ni icya mbere, kuryamira urubavu byagufasha kurusha kuryama ugaramye cyangwa se kuryama wubitse inda. Niba bikabije ku buryo bituma ubyuka unaniwe mu gitondo, cyangwa se bigatuma ukanguka kenshi cyangwa se ugakangura uwo muraranye, icyo gihe byaba ari byiza kujya kwa muganga, kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ufite uburwayi burimo na sleep apnea. Sleep apnea akaba ari ya ndwara ituma donc hari igihe uba uri guhumeka cyane cyane usinziriye, wajya kumva umwuka ugahagarara, umwuka wamara guhagarara donc ukamera nk'ubuze umwuka, ariko bikongera bikaza kwigarura ukongera ugahumeka. Iyo ndwara rero nayo iri mu bishobora kugaragazwa no kuba ufurura cyane kandi bikabije. Nanone kandi ibingibi byo kuba ufurura cyane cyangwa se wagira ikibazo cya sleep apnea bishobora kuganisha ku ndwara nka stroke, bishobora kuganisha ku ndwara z'umuvuduko w'amaraso, bishobora kuganisha ku ndwara z'umutima. Icya kabiri, niba urwara umugongo, kuryamira urubavu biragufasha kurushaho. Aho kugira ngo uryame ugaramye cyangwa se uryame wubitse inda kandi urwara umugongo, wagerageza kureba ko wazajya usinzira uryamiye urubavu. Ikindi ushobora gukora ni uko ushobora gushyira umusego hagati y'amaguru mu gihe uryamira urubavu kandi uba urwara umugongo, cyangwa se waba uryama ugaramye ukaba wafata umusego ukawushyira munsi y'amavi. Hanyuma icya gatatu, niba utwite, kuryamira urubavu biragufasha cyane cyane noneho kuryamira urubavu rw'ibumoso. Impamvu ari byo byiza cyane nuko bituma amaraso akomeza gutembera neza mu mubiri, kuko utaryamiye wa mujyana w'amaraso, bityo amaraso agakomeza gutembera mu mubiri n'umuvuduko mwinshi akagera no ku kabebe, kandi urabizi ko amaraso aba ariyo agashyiriye ibigatunga igihe cyose kari mu nda ya nyina. Kuryamira urubavu rw'ibumoso rero twite ni byiza cyane. Hanyuma icya nyuma, zirikana ko uburyo matora muraraho
nayo igira uruhare mu gutuma mugira ubuzima bwiza, mu gutuma musinzira neza, bityo rero igomba kuba inepa mu buryo buringaniye, donc ikaba ikomeye ariko kandi inanepa, ntibe ari igiti nyagiti ariko kandi nanone ntibe inepa cyane cyane. Donc iyo yakagombye kuba ari matora ituma mubasha kuryama neza kugira ngo mutaza kubyuka mwumva ijosi ribarya cyangwa se umugongo mukumvura barya n'ibindi bitandukanye. Nizere ko rero iyi video igize ikikungura mu kuryama no kuryama neza no kumenya imyitwarire yawe bikurikije kuryama, ariko ntabwo bibujije yuko ushobora kuba wahindura uburyo bwo kuryama ukagerageza kubyimenyereza ukaryama mu bundi buryo uretse ko byagufata iminsi birumvikana. Ndagushimiye cyane, niba utarakanda subscribe bikore, niba ushaka kugira umuntu sharinga w'inshuti yawe iyi video kugira ngo nawe amenye utuntu n'utundi ku kuryama hita ubikora, kandi Imana iguhe umugisha.